famiye iki Madama nawe ati Sam wamba bare mugabo mwiza ukageraho ibi byagenda bite iyo uzi kumva umugore wawe cyangwa umuryango wawe babona umuntu runaka kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ukwezi kumwe 2 3 4 ari ku izina ryawe kuri business yawe ari kuki bikarenga bikaba 2 3 4 bose ubona nyine haguhagurukiye of course umuryango utangira kwese byagenda bitese urabyitwaramo utese urakora iki ariko nyine bo kubera ko bataba muri iyo monde kubyakira birabagora ariko rero nkanjye nta kintu ndi bullet proof ndabiseka nyine ariko urumva hari uwo byahangayikishije umufasha wawe byahangayikishije umuryango wawe nawe ugeraho nyine ukabitekerezaho ariko deep down muri jyewe mba mbizi ko ari ikibazo cy'igihe kubera ko nta kuri kurimo kubera ko ari mba nzi impamvu mba nzi aho bituruka mba nzi icyabiteye mba nzi iyo uri mu ntambara kameme ntabwo ushobora kuyoberwa uwakurashe n'impamvu akurasa uba uyizi ukamenya nuko udiringa nabyo wowe ariko nyine hari ababa batabyumva byabahangayikishije byabatesheje umutwe ese iyi bizinesi yirirwa muri izi nduru bizagenda neza nkubwira ni mwihangane gato mu gihe gito bakabona birarushaho kuba byiza abafatanyabikorwa barajoyininga ari benshi bizinesi irakura ibyo ahubwo birayikuza ibi ni ibirungo ni ifumbire ntimugahangayike so ni ibintu biba bitoroshye ariko nyine imyaka umuntu abimazemo turamenyera nta majoro rwose of course wowe ahubwo wowe ubwawe iyo hari icyo ubona utakoze neza nicyo cyaguhangayikishije kuruta icyo undi yavuze cyangwa situwasiyo cyangwa okay rega turaganira so dufite rero kuganira kuri projet ikomeye cyangwa se projet yabera Rayon Sport turaganiraho gato cyane kuri APR tugiye gufata iminota iri serious ko kantu kari ako kwinjira mu kiganiro ariko tutararenga aho ngaho bafite utuntu ngenda nongeramo dufite akantu tuzagira muri ikiganiro cyane cyane kibanda ku bakinnyi ku bahanzi tuzagakora ku banyamakuru tuzagakora kabanze me credit umusore bita Tycoon Ndahiro akantu yazanye keza ko kuganira ku bantu kuko utabaganira nabi igani ne ujye umbwira akantu wese tuganire ku biti turaganira abantu ko turaba fa kudasebya umuntu hari akantu tuzagira cyane cyane ku bakinnyi kitwa ngo buy one sell one bench one dufite abakinnyi batatu umwe uramwicaza undi we wamugurisha ubwo ukinishije byitwa ko wamuguze yego aho rero uyu munsi urihariye tugiye guhera ku banyamakuru ndabaza rigane na Oze ubwo nanjye ndaza kugira ko nshyiraho dufite amazina 3 ni pioneer n'abantu bakomeye muri ibi bintu ayo mazina 3 uyafite kuri radio ariko urasabwa ko usigarana rimwe rikishakira abandi banyamakuru bato riri bukorane nayo kuko ayo mazina ibyo yakoze bikomeye iyo mvuze ngo game change uraza no gukora muri description wenda urabisobanura umwe mu bo mvuga hari uburyo iki kibuga yagihinduye mu buryo bwa analyse undi mu cyitwa match commentary cyangwa se kogeza umupira agaragaza cyangwa se hari no mu babitangije cyangwa reka mvuga ngo yarabitangije nubwo entre parenthèses Kenisa ajya avuga ko ari we wabizanye mu Rwanda zose Kenisa arabizanye ngo abikoye Uganda hanyuma akaba wa gatatu nawe we tunari kumwe ahangaha nawe ni game changer mucyo wavuze kibara nkuru cyane ikintu twita operation ariko inkuru zimbitse zagiye zigashakisha ikintu ariko akakivuga muri angle adatinya ko yaba atandukanye na majorite yuko abantu bose n'igihugu cyose kibona ibyo bintu abo bantu rero mfite ni 3 mfite ku meza izina bita Jado Castar mfite ku meza izina bita Kazungu Clever mfite ku meza izina bita Sam Karezi
dufite iminota 5 y'ako kantu mbere ko tujya mu miriro mu ngingo zikomeye. Rigane ndaguheraho ko ayo mazina 3 uri busigarana umuntu umwe kuri radio agashaka abana agaforma bose baraforma. Bavuze ko Karenzi afite abari yakoze bari kari twamuciye mu biganza Baxel horaho banepo n'abandi benshi. Kastar afite bagicumba afite ba Fuad afite ba Jarike ba Sidike badukuze n'abandi. Kazungu ntabwo akunze guforma cyane ariko nawe n'izina donc rifite uruhare runini muri e-sport cyane cyane muri match commentary no mu busesenguzi araza tuzanira umupira wa Tanzania umunsi nta muntu utanga urugero atavuze Simba na Yanga ariko yarabiduhaye atubisha donc navuga ko na ambassadeur wo mupira aya mazina 3 sigarana rimwe kuri radio ariko unadusobanurira impamvu ariko byose bigira amarozi ni buy one reka mufashe nagurishe jewe hanyuma sigarane babiri atubwire ubanzamo n'uwa ashyira kuri bench oya ariko yareka nkubwire oya arasigarana nakora abantu niyo yanjye y'ukuri oya ni ndakora play one bench one sell one play bench sell ndumva uri mu mujyi wa Karenzi rero reka tubikore gutyo ubwo nugire umwe burasigana oya oni nako mbyemera nanjye ngerageza kuba umunyakuru ko nemera ibintu nakinisha cyangwa reka mbere ko nagurisha nagurisha Kazungu Claver bishingiye kuri ibi reka njye kuri ubuhanga bwa Kazungu butangaje bwo kuba ari umunyamakuru Kazungu afite ijwi ryiza cyane abanyamakuru bake mu Rwanda bafite ijwi nk'irya Kazungu riremereye ariko riryoshye nyine rigera muri mikoro ugahita wumva hari ikindi kintu nyine kirimo. Icya kabiri Kazungu ni umuntu ufite igikundiro kitagombera ikintu cyo guforosa. Kazungu iyo umwumva wumvamo ikintu iyo avuga cy'ukuri. Buriya uko usohora amagambo hari ukuntu abantu bumva ukuri cyangwa bakumva detection n'ikinyoma bakayidetekta mu bintu uri kuvuga. Kazungu mva ari umutima w'umuntu Imana yashyizeho gato cyane tuganira abantu. Kazungu yiganiraho bikakuryo cyane ari kwivuga akaba cyangwa akaganira mu igare. Donc igare rya Karangwa muri Tanzania akarivuga y'abaga. Kazungu niwe yumva ibintu byiza ntabwo ubyumva mu arrogance. Hari ikintu cy'igikundira Imana yamuhaye ku buryo ibyo abandi banenga ku bantu we yari kubyivugaho ubumva ari ibintu byiza ntacyo bitwaye. Kazungu avuga ati njye narashuje ndahomba atari konje muri siporo ataba ninjye wazamuye ataba ninjye wabafasha ati kaminuza zirasohora buri munsi ati buri mwaka baramba atari ko nabuze umusimbura twavuga mwumva nibyo mwumva nyine ntujye umwumva mikinyoma. Kazungu yize ari mu banyamakuru nshobora kuvuga bizewe n'abanyarwanda kurusha abandi bantu cyane. Icyatuma mugurisha azi no kogeza by the way yazanye style yo kogeza atuje neza gushya. Ubwo hari igihe ugurisha umukinnyi bitewe na style ugiye gukina. Abandi icyo mbona bamurusha ndi bavuge ni ukugera ku nkuru kandi turi mu itangazamakuru kuko style ushaka yo kurema irasaba yuko babigukuraho. So for me niwe nagurisha ariko ndamwemera pe sigaranye babiri inkuba Karenzi na Kastar arimo no kuri imbere na benchinga Sam Karenzi kubera impamvu Samu nkuko nabivuze ndi muri media gusa ibya personality twabivuyemo. Samu ni umunyamakuru ugera ku nkuru cyane ziremereye kurusha probably ko mbyemera na ba Kastar muri iki gihe. Sam akagira ikintu gikomeye cyo kuba umwe mu bantu ba settinga ikintu cyitwa reka nkoresheje ijambo ntaryumve nabi ntango ashobora gushyiraho ikintu narrative uko ayishaka akamera nk'ucanye umwambi agatwika ishyamba ariko mu byo yatangiza revolution nangwa atangiza impinduramatwara ku kintu igakwira kabisa
bigatangira abantu batabyumva batukana baserera bagira gute nyine afite imbaraga mu gukomeza kugenda yigisha ikintu gake gake ntarambirwa ashobora no kuba mu bintu byatajya arambirwa imigozi yari akabitwara gahoro paka hahana ashaka ameze nk'abana kera barwanaga bameze nk'abana barwanaga ewana niyo umuntu yaba amurusha ingufu akavuga ati yankubise yanzanishije urugo ariko nawe ndamukuramo iryinyo akagutegereza cyagiye we mwafayitinze wamaze kuruka akagucura akagushyiramo nk'ingumi iryinyo abona rivuyemo ati ntaribi niba yaba yuzuye inguma ahantu hose ariko nawe iryo ryinyo yarekuye ni umuntu nyine ufite uko kuntu nyine agira resilience ndavuga akantu gatoya nyine mu bintu nge nyine mbona bigiye gutuma musumbyeho gatoya ka Star gato cyane Samu hano tuvugisha ukuri kandi ni mu buryo bwiza ubwo twafasha abasiniya bivuze ko nta bandi twafashe babari hejuru kandi byumvikane ko dufite ubwo Messi na Cristiano na Pele nabo bantu bumve ko ariyo kategori turi kubavugaho hatagira umuntu umva ngo namuminimije ngo namuhinduye ngo nka mbere bafite tubavuga nuko twubaha ibyo bakoze ye naba legend Kastari afite ijwi ryiza nk'irya Kazungu ko Kazungu arusha Karenzi ijwi hanyuma Karenzi afite ikintu Kastari afite ariko Karenzi amudominaho Karenzi afite ikintu cyo kugira resilience no gutangiza narrative igakwira Kastari nawe icyo kintu yari kigiraga cyane kera yewe naga batira umuntu muri federation ya volleyball harimo ikibazo